Ibyanditswe byera mu kubabarira. Mariko 11:25. Kandi nimuhagarara musenga hakaba umuntu waba wagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Luka 6:36-37. Mugirirane imbabazi nk'uko so nawe azigira, kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa, kandi ntimugatsindishe namwe mutazatsindishwa. Mubabarire kandi namwe muzababarirwa. Abefeso 4:31-32. Gusharira kose n'uburakari bwose n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'igomwa ryose bibavemo. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Yesu Kristo. Matayo 6:14. Kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Matayo 5:7. Hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Abakolosayi 3:13. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi, nk'uko umwami wacu yabababariye, abe ari nako namwe mubabarirana. Matayo 18:21-22. Nuko Petero aramwegera aramubaza ati, Databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarira kangahe? Ngenze 7? Yesu aramusubiza ati, sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 70 ukuba 7. Luka 17:3-4. Mwirinde mwene so nakora nabi umucyahe, niyihana umubabarire, kandi nakugirira nabi ku munsi umwe agahindukirira 7 ati ndihannye, uzamubabarire. Ibyakozwe n'intumwa 7:59-60. Bakimutera amabuye araza aravuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami, ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Abakorinto ba 2 2:5-8. Ariko niba hariho umuntu bateye agahinda, uwo yagateye sijye, ahubwo ni mwebwe mwese. Ariko ne kubihamya bikabije, ahubwo mvuge ko ari bamwe muri mwe. None rero igihano wa wundi yahanwe na benshi kiramuhagije. Icyo gituma mukwiriye kumubabarira no kumuhumuriza kugira ngo aticwa n'agahinda gasaze. Kubw'ibyo ndabingingira kugira ngo mumugaragarize urukundo rwanyu. Matayo 5:22-24. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe,
akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wa gicucu we, akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehenomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranura na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Abaroma ibice 12 umurongo wa 19 kugera ku wa 21. Bakundwa, ntimukihorere, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye, nijye uzitura, niko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyo kunywa, kuko nugira utyo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Yohana ibice 8 umurongo wa 4 kugera ku wa 10. Baramubwira bati mwigisha, uyu mugore bamusanze asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo, none wowe urabivugaho iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, aramanuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kwandika hasi. Nabo ngo babibone batyo, ibyaha byabo birabarega, basohoka urusororongo, uhereye ku basaza ukagera kuwuheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu aramanuka aramubaza ati wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Ntawaguciriyeho iteka? Luka ibice 23 umurongo wa 33 kugera kwa 34. Nuko bageze ahitwa Inyabihanga, bamubambaniraho n'abo bagome, umwe iburyo bwe n'undi ibumoso. Yesu aravuga ati, Data, ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bagabana imyenda ye barayifindira. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 21 kugera kwa 23. Kandi ibyo nibyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yabababarijwe akabasigira icyitegererezo, kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwo kubera. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16. Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Matayo ibice 6 umurongo wa 12. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Matayo ibice 5 umurongo wa 43 kugera ku wa 45. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe, wanga umwanzi wawe. Ariko jyeweho ndababwira nti, mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So mu ijuru. Kuko ategeka izuba rye rikarasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavirira imvura. Nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo?
nimuramutsa bene wanyu bonyine abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagenza batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Matayo 18 umurongo wa 23 kugera kwa 35. Nicyo gituma ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umwami washatse kubarana n'abagaragu be umubare w'ibyo yababikije. Abanje kubara bamuzanira umwe mu bo yishyuza italanto inzovu. Ariko kuko atari afite ibyo yishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana we n'ibyo afite byose ngo umwenda ushire. Umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati, mwami, nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira, aramureka, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka, asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenariyo 100, aramufata aramuniga, aramubwira ati, nyishyura umwenda wanjye. Umugaragu mugenzi we yikubita hasi aramwinginga ati, nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Abagaragu bagenzi be babibonye birabababaza cyane, baragenda babibwira shebuja byose uko byagenze. Maze shebuja aramuhamagara aramubwira ati, wa mugaragu mubi, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiriye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Na data wo mu ijuru nuko azabigira, nimutababarira umuntu wese mwene so mubikuye mu mutima. Abagalatiya 6 umurongo wa 1. Bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe w'umwuka mugaruza uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Abefeso 4 umurongo wa 26 kugera kwa 27. Nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Yakobo 2 umurongo wa 13. Kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru.